Ukuri kose amakuru ugiye kuyatuvira imuzi abanyuze ahangaha bagaragaje yuko uri umusambanyi hasigaye twebwe ugiye kutwereka ukuntu utari umusambanyi rero byiza dutangira kuganira umurimo w'Imana atangira kumbwira ati Debora umurimo w'Imana ati Imana igira neza bugacya bukira ati nabonye Imana muri corona ng'Imana narayibonye ndavuga ati Imana yanjye dore umukirisitu ahangaha byiringiro areka abanyamasengesho baramanza baragenda hanyuma ubwo niko badasize mu nzu twenyine ngiye n'ubunye namugiriye icyizere nk'umukozi w'Imana kuko nubundi cyane ko nubushize mwari mwahuye nubwo nta kindi kibazo wumvaga uri bumugire kandi nubundi nago twakundanaga kuko icyo gihe nari nifitiye gahunda zo kwigana ibyo gukunda nago nari nabigiye muri umusozo umwaka w'amashuri hanyuma byiringiro urumva ubwo turaganira hazaho ibintu abantu bakundana hazaho ibintu noneho byo gutangira byo kwishimisha bigeze nko mu masaa 5 z'ijoro inzi ryamyemo abantu hanyuma habaho ikibazo kimwe cyo kuvuga ati se ibintu birakorwa na bano bantu atangiye guhindura ibiganiro nangira kubona atangiye mwavuye muri saro mujya mu cyumba yatangiye guhindura amagambo tukiri muri saro yego hanyuma ndamubwira ati se byiringi ayo magambo atangiye guhindura nayahe akajya avuga nka ngukiza ubungu yaravugaga ngo rero Debora ngo ubungubu ngo urebanga ngo narakwifuje kuva kera mukiri muri saro tukiri muri saro mu ntebe ndavuga ati byiringi vuye tujye gusenga Imana hara ku karago ahubwo ibyo ngibyo ayo magambo apfuye tuyavemo nkavuga ati reka mukure muri ziriya ntebe wenda wasanga Satani ariho yamutegeye ngewe kubera yuko wenda nk'umuntu usenga Imana yubaha Imana turebe ko yubaha n'aka karaga abakozi b'Imana bagize gute bavuyeho gusenga kwinginga Imana turebe ko akubaha ngewe ndi kurwanya icyaha ndi kumucungira umutekano murinda icyaha hatagira ibintu biba hanyuma birangije turagenda byiringiro birangije tugeze kora ukarago atangira guhinduka nanone byiringi mbabara reka nkubwire nimba ayo marari yawe ufite ngewe reka nisohokere nigendere hanyuma byiringiro birangije aravuga ati oya narakwifuje kuva kera namwe atakubyiringi burya no bwose twasenganaga wari umfite amarari nkayo ngayo arenze urwo rwego ashaka kwangiza ubuzima bwanjye ngewe nabizi urwo rugi yarufasha rukinga urareba nawe umuntu wakinze urugi nawe banyamasengesho bagiye nta wundi muntu uharaho hantu naravuze ati Imana yo mu ijuru naravuze ati Imana none ndagira mu rugo ndavuga ngo iki Imana imba bishoboka iki gikombe kindenge aha niyo mageze mitangira agahinda kuko hari nkovita igira izuka arangigiza arangije kungigiza Imana yo mu ijuru manitse ikiganza arangije arambwira ati Debora uyu munsi ndashaka kumpa ibintu ndamubwira ati se koko byiringi ibi nibyo byanzanye byiringi wambabariye kuko urashaka ko nguha ibintu kuko ibi bintu nibyo byanzanye rabyiringi ndacyari umunyeshuri ndakiga mfite gutekereza ibintu byinshi hari icyo nshaka kuba cyo arambwira ati ntago rwose uvana utamaye ndambwira ati nanjye byiringi nanjye ntago ndi bubikore birangiye byiringiro turagigira turangije kugigira ndabira ibyuya ubwo niko yanciriyeho imyenda yarayiciye umva icyo gihe nari mfite umusatsi wa naturere mwiza arawujwagatura ubwo niko afata ari kumfura imisatsi nabwo ati byiringi wambabariye koko mbabarira akajya gupfura imisatsi agira ngo muhe n'ukuri pe byiringiro birangiye abakoze ibyo bikorwa nyine icyo gikorwa yakoze cyagaragaye nk'ingeso buriya twahita iki yagucireho imyenda aragufata aragusambanya yaransambanyije mu myaka 18 kuba utarasambana uba waririnze cyane aha niyo mageze murakomera mitangira igikomere kuko hari n'igihe nigeze kubirwara
kubirwara igihe nigeze kubirwara nkazajya no kwa muganga bakanganiriza. Byiringiro abamfashe gutyo ku ngufu ndavuga ati rero tangira twebwe ubwacu tubyiyumvikaniyeho, dukora ibintu twumvikanyeho, ibintu twasezeranyeho, ibintu duhaye umurongo, dukora ibintu muri iyo nzu. Simakana ko ngewe nigeze ndyamana nawe kuko yaramzariye umwana kandi mwiza. Hanyuma rero birangira dukoze ibintu gutyo, abo mu nzu ntibamenye ibyabaye, dukurumva twakoze ibintu muri discipline itanabaho cyane. Nta gutaka, nta kuvuza induru, nta kugira ibiki kuko twabyumvikanyeho. Uri kumva? No kwishima byari siransiye. Umuntu wisugira kambabwire, reka mbabwire, umuntu wisugi uko byagenda uko ariko kose, uko bizaba bimeze uko ariko kose, niyo bafite kwihangana, ntago wamurongorera ahantu ku rwego rw'uko abantu batabyumva, ntago bibaho. Dutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data wa twese, weho mukunzi wacu ubana natwe, udukurikira, ukunda ibiganiro byacu, utwereka ko udukunda. Natwe turagukunda kandi niyo mpamvu tuba dutangiye ikiganiro tugahita tugusuhuza, tuguhaye ikaze. Nge wumva ndi Ngoboka Miriam Theo. Kuri kamera zacu muri kuhabona umutumirwa yitwa Byiringiro. Byiringiro umeze ute? Meze neza. Donc ndashima Imana. Nishimiye kubana namwe. Murakoze cyane. Ari muze ngo witwa Byiringiro ariko wasanga hari irindi zina rigeretse kuri Byiringiro. Nitwa Byiringiro Roger cyangwa se donc Rongine, kuko ndigwa ribaruye kwiranga muntu habariyeho Byiringiro Rongine. Niyo mpamvu niyo ukanza akanyenyeri uhita ubona ayo mazina. Yego. Waramutse ute rero uyu munsi? Naramutse neza, ndashima Imana. Uruhande rumwe n'urundi ruhande nabwo ndashima Imana. Niyo wanjye mu rugo turashima Imana, urukundo ni rwogere kandi turushijeho cyane kugira peti y'urugo rwiza Imana iduhaye. Uragira uti turushijeho kugira peti y'urugo rwiza Imana iduhaye. Ubwo ndetse nkubaza ngo mbese urubavu rwawe rwo rumeze rute? Ndamushuje madamu wanjye, ameze neza, niyo nsenga Diane. Gura mwiza Imana yanyihereye, batanashaka ko mbana nawe ariko tuzabana tu kama mbaye. Kuko ujobona muri byararemye ararema ngo icyo yanditse yaracyanitse. Ngo kandi nta n'umuntu uzagisiba. Yego. Umenye urukundo ruri kogera kuko ndabona ufite akanyamuneza, ndabona ufite morale. Donc urabona urebye ukuntu ndi gusa byonyine biragaragara ko mfite umuntu uri kunyita. Nta gihe nigeze nsa gutya. Nihagira n'uvuze ngo ndiyemeye nawe azashaka umugore nawe azahita asa nkanjye. Murakoze. Muri make hashimwe Yesu wishe umwaku. Hashimwe Yesu wishe umwaku, agakubita hasi agafata akarambika, agashira hasi akatwubakira urugo. Yego. Nanjye ndamushima. Asante kandi nawe koko yararwubatse. Yararwubatse. Ariko Imana yatwubakiye urugo se. Ariko ariko kandi nanjye wasanga yari amateka. Hari umuririmbyi mwiza wacu uriya bene wacu waririmbye ngo bazaruhira ubusa bazadusiga duhagaze. Kamana bivuze ngo uko bizagenda uko ariko kose urugo rwubatswe n'Uwiteka ntaho warurwanya ruzakomera. Wari ugize uti meze neza, uruhande rumwe ariko urundi ntirumeze neza. Uruhande rutameze neza ni uruheroje. Urumva gufata umuntu w'umuhanuzi cyangwa se umuvugabutumwa bakamupangira politike yuko bagomba kumwita umusambanyi, reka dusipoze ko ndi we ariko nta n'uwamfasha. Yego. Ubwo se ni uruhande rumeze nabi. Urumva dukurikije inkuru maze iminsi ndi kubona zicaho kandi zimwe zinaca hano. Urumva ko nyine ubusaha izi ngizi ni hatari, ariko isaha ni iyi ngiyi kugira ngo natwe tuvuge. Namwe muvuge. Ikiri ku mucyo ni uko utamufatiye ku gasambi cyangwa se ku mucyo cyuzuye
cyuzuye n'aho wajya muri karitsiye iwacu bakakwihera amakuru yuzuye neza. bite tujya kuri Uwase nawe waje agaragaza yuko nawe kandi nawe wamufashe ku ngufu mwarangiza nawe mukabyarana. Hanyuma nta kintu nsa nkaho gikomeye mvuga ko kuri Uwase. Uwase nzakivugaho mu yindi minsi yindi izaza, ariko ntago nareka gusa barabana. Ugiye kutubwira ko mwana wawe na Uwase afite undi se, kandi Uwase ubwe yaburetse yo kubitubwira ubwe atubwira yuko anavuga yuko umwana ari uwawe, kandi dukurikije umunyarwanda aravuze ngo nyina w'umwana niwe umenya se w'umwana. Yes. Hanyuma rero njyewe hanyuma Debora naramubonye, kandi ndumva harabayeho umwanya wo kuganira nawe. Ngira ngo abantu bagiye bakurikirana ibiganiro byanjye bindi byagiye bitambuka bagiye babona yuko navuze ko mfite abana. Reka wenda manze ngaruka inyuma, abantu badukurikiye ndi kumwe na Longine Byiringiro. Ubu ugiye kuduha ukuri kose, amakuru ugiye kuyatuvira imuzi, abanyuze ahangaha bagaragaje yuko uri umusambanyi, hasigaye twebwe ugiye kutwereka ukuntu utari umusambanyi. Rero nk'uko wari ubivuze, reka duhere kuri Debora. Hanyuma reka duhere kuri Debora. Debora ndamuzi, kandi umuntu wakubyariye umwana w'imfura ntabwo wavuga ko utamuzi. Ikindi cya kabiri, numvishije avuga yuko ngo yarongorewe mu masengesho, yabaye Voda afite imodoka, kandi mufite namwe amakamera nawe arayifite, ariko ubu ngubu saa izi ngizi tumanutse tukajya mu rugo n'abagamo babihera amakuru yuzuye kurenza yo nabaha. Ikindi yaravuze ngo yafashwe ku ngufu. Ikindi aravuga ngo yari isugi. Iyi nkuru nyinjiramo neza byari mu Covid ntago yari yakaje, nibwo natashye, nibwo nari nkiva i Kigali. Hanyuma habaho umwanya wo gufungura icyumba cyaberaga ahantu mu rugo cyitwa Sorowamu. Ngira ngo yarabivuze ko cyitwa Sorowamu. Hanyuma icyo cyumba biza kuba ngombwa ko ari nge uba perezida wacu. Hanyuma hazaza kubaho umurunga umwe udasanzwe mu ruhande rumwe rwo gusenga rw'abanyamasengesho. Groupe iraguka igira komite yuzuye. Hanyuma abantu bazaza kuyimenya, bamwe bakazajya bagenda batumira bagenzi babo. Haza kubaho umwanya yuko groupe ihura n'umukobwa bita Abijuru yarayoboye groupe yaho uriya Debora yavuze ngo ni kuri Yiswisi. Hanyuma rero Abijuru tumenyana nawe muri gahunda zo gusenga, tuba dutangiye umurunga wo gusurana muri groupe yiwe na groupe yacu. Hanyuma habaho umwanya wo kumenyana, ariko icyo gihe na Debora naramubonaga nawe yabaga arimo. Habaho umwanya bakazajya baza mu rugo kurumva iwacu uri mu murenge wa Murambi, bo ni mu murenge wa Kiziguro. Donc urumva wambukamo igishanga. Hakazajya habaho umwanya rero wo kuzajya dusorana. Urumva mva twebwe twasengaga kwa kabiri ku manywa. Hanyuma nabo bagasenga, bari bafite umunsi basengeragaho wa nijoro. Hanyuma rero icyo gihe ngewe nakoraga no muri polisi, donc nari umukwikwi wabo pe. Ni n'ibintu ngiye ntajya makana yuko nabaye umukwikwi wabo. Hanyuma biza kuba ngombwa ko Debora habaho guhana amanemero. Habaho igihe gihagije cyo kuvugana na Debora, turateretana cyane, biranaryoha, urukundo rurogerwa. Ubwo ndi gusimbuka kandi kubera ko uburyo yavuze ko ntakundanye nawe, kuko byageze n'igihe abiwabo
bagendanaga nawe b'abakobwa, kuko kurumva bazanaga gusenga ari abakobwa benshi n'abasore. Natwe ubwo twagiyeyo hagahaguruka hafi gurupe yose tukajyayo gusura. Hanyuma biza kuba ngombwa yuko rero Debora dukundana, tuba inshuti zikomeye cyane, bigeraho bigaragara nabi mu murimo w'Imana. Bafata Debora baramuhugura, nanjye baramfata baramugura, ariko habaho umwanya wo kutumva. Urumva urukundo rutsinda ibintu byose, urukundo rutsinda ibintu byose kabisa. Hanyuma rero habayeho uwo mwanya wo kuduhugura, nirukanka, ni nabwo hahise haza ibintu za covid, ibyumba by'amasengesho birahagarara ndetse n'insengero barazifunga. Icyo gihe mwibuke yuko nari umukozi mu bapolisi narabatekeraga. Hanyuma haza kubaho igihe runaka Debora akazajya nkumbura, nanjye nkamukumbura, njye nkafata moto yo ku kazi nkagenda nkajya kureba Debora, tugahurira hagati no hagati, agaturuka iwabo hanjye nkaturuka iwacu, tugahurira hagati no hagati, tugahurira hano mu gishanga. Hari ku manywa, kuko kurumva ko niba waratekeraga abapolisi ntago umwana yarabaga, kuko urumva isaha nkeya navaga mu kigo mvuye gutekera abapolisi byabaga ari nka saa 2 za nijoro. Urumva rero ubwo twahuraga ku manywa, tugasuhuzanya, tugashirana urukumbuzi, narangiza nkongera nkamushira kuri moto, nkamutwara nkamugeza hafi y'iwabo, nkongera nkigarukira nkajya mu kazi. Urumva ndi kukwereka yuko nakundanye nawe. Yes, yavuze ko tutakundanye. Unagiye no muri quartier y'iwabo cyangwa se ukajya no muri quartier y'iwacu, bazi ko nakundanye nawe. Unagiye no ku kazi aho nakoraga, kuko yarahazaga, bakubwira ko uwo mukobwa bamubonye. Hanyuma biza kuba ngombwa yuko rero aho ngaho aho icyumba cyaberaga, urumva covid ingejeje amaguru makeya, ibikorwa bimwe bitangiye gufungurwa. Nago Debora nari nagahuye nawe ngo habeho umwanya wo kuryamana. Umuntu wakubyariye imfura nago umwana apfa kuza gutyo, nibazakubeshya, nago umuntu ahura n'undi gutyo ngo dimbura uwo mwanya ngo uhite ukubita, nta mwanya waje umuntu ariko koko mwabonye bafata ku ngufu, nawe nuwo bafata ku ngufu yaba yabigizemo uruhare, kuko aba yaguhaye umwanya, aba yaguhaye umwanya. Hanyuma rero biza kurangira aho hantu nabaga, urumva ko icyumba cyarahagaze, insengero ziri gufunguka n'ibikorwa bimwe na bimwe birimo birafunguka. Debora habaho umwanya ko habaho ibirori aho ngaho byo kubatirisha abana b'urwo rugo, yego. Hanyuma bahamagara abantu bazaza kubafasha imirimo. Hanyuma kuko nawe bamubonaga kandi ari inshuti yanjye, nawe baramutumira mu birori, araza. Yaje ari ku munsi wa gatandatu. Mwibuke neza ko mbyuka mu gitondo njya ku kazi saa 11, nkongera nkataha hafi saa 2 z'ijoro. Hanyuma aje rero ntago nigeze mbona umwanya wo kuganira nawe. Nabonye umwanya wo kuganira nawe ku cyumweru, ari nimugoroba, azataha ari kuwa mbere mu gitondo. Hanyuma rero ubwo urumva navuye ku kazi kuwa gatandatu nimugoroba, sanga yaje, yanageze, ndamusuhuza. Urumva mva ndananiwe, ubuzima burakomeza, ngende ndiryamira, nabo bararyama bakomeza ibyo bakunu. Bahuye n'ikibazo cyo kwiga, ndiga, ariko bigezemo hagati muka data andoga igihe kingana n'imyaka 3 navuga, narabaye ikiragi. Hanyuma iwacu bakoresha uko bashobojwe, baramvuza ndakira. Rero kudidimanga nimukagira ngo nukurya indimi nk'ubwoba, narabisobanuye cyane. Urumva ni ingaruka z'uburozi bwabayemo mu buzima bwanjye. Ndabizi warabitubwiye mu buhamya rwose, mu bihamya bwanjye. Hanyuma rero birangira nanjye, kuko ubwo urumva narabyukaga nkagenda nkakora imirimo bisanzwe, namara gukora imirimo ubundi nkagaruka nkitegura nanjye nkajya gusenga, kuko urumva nari umuririmbyi muri korali. Ubwo ndi kubaha amateka ya Debora. Kandi birangira rero ubwo navaga gusenga, naragendaga nkakomerezaho, nkajya gukora iki, nkasubira mu kazi. Urumva ko ibirori byose byabaye njyewe ndi mu kazi. Nimugoroba nashye nibwo habaye umwanya wo kuganira na Debora.
hari abantu bamwe bari baturutse za Kiramuruzi, abandi baturutse za Rwamagana n'abakaritsiye, aba hafi baratashye, abakure bararara. Iyo nzu twakoreragamo icyumba cy'amasengesho ni inzu nyine y'urugo y'umuryango bisanzwe. Abantu bose bari bari muri iyo nzu, bose bari bahari. Ni inzu ifite ibyumba 4 na saro na korodoro. Saro byonyine yo yakiraga abantu 200. Urukumva neza, baje gusenga. Hanyuma rero iryo joro ryo ku cyumwana nubwo habayeho umwanya wo kuganira na Deborah, kuko araza kubyuka ataha, kandi nta mwanya abonetse wo kuganira nk'abasheri dukundana. Hanyuma rero habaho umwanya wo kuganira nawe, kuko urabizi mu cyaro nta bintu bimwe na bimwe bihitaho nk'ibyo wenda mu mujyi. Bicara hariya abantu barimo baraganira, Deborah nawe arahaguruka araza nsanga mu cyumba cyanjye, yicara aho nari nicaye, ubwo turaganira nk'uko abandi baganira, dutera amastori, bagaseka natwe tugaseka, ariko bari ukwabo natwe turi ukwacu. Biza rero kurangira isaha zigiye, umusaza w'urwo rugo araza arambwira ngo wibuke ko hari ubuhanuzi bumaze iminsi birimo kuguhanurwaho, wirinde hatagira umukobwa urazaza kugutura mu cyaha. Uwo mukobwa nahaguruka agende ajye kuryama, nawe uryame, ejo aba ari akazi. Ahubwo amatwi ari mu rupfu ntago yumva, kandi kutumvira umwuka mw'abantu mwe namwe mwumvira umwuka wera. Hanyuma birangira rero njyewe numvishije na Deborah niyumva, urumva ko urukundo rwatsinze ibintu byose. Birangira rero habayeho umwanya, urumva ubwo turaganira, hazaho ibintu abantu bakundana, hazaho ibintu noneho byo gutangira byo kwishimisha. Bigeze nko mu masaa 5 z'ijoro, inzu iryamyemo abantu. Hanyuma habaho ikibazo kimwe cyo kuvuga ati se ibintu birakorwa na bano bantu. Birangira twebwe ubwacu tubyiyumvikaniyeho, dukora ibintu twumvikanyeho, ibintu twasezeranyeho, ibintu duhaye umurongo, dukora ibintu muri iyo nzu. Simakana ko nyewe nigeze ndyamana nawe, kuko yaramzariye umwana kandi mwiza. Kandi no mu bantu bagiye bakurikirana inkuru zanjye barabizi ko mfite abana bangahe 2. Nubwo numvishije bamwe bagenda babara abandi. Njyewe ubwa mbere mbabwira inkuru nababwiye ko nifitiye abana 2. Abantu bakurikiranye inkuru yo kwikaze TV. Niyo mpamvu na madamu nta kibazo yabigizeho, nuko yarazi ko abo bana bahari, kandi baba hehe mu cyaro. Urikumva neza, mwibuke Deborah nuwo mu cyaro, nuwo wundi nawe nuwo mu cyaro. Hanyuma rero birangira dukoze ibintu gutyo, abo mu nzu ntibamenye ibyabaye. Urumva twakoze ibintu muri discipline itanabaho cyane, nta gutaka, nta kuvuza induru, nta kugira ibiki, kuko twabyumvikanyeho. Uri kumva, no kwishima byari siransiye. Umuntu w'isugira kambabwire, reka mbabwire, umuntu w'isugi uko bizagenda uko ariko kose, uko bizaba bimeze uko ariko kose, niyo bafite kwihangana, ntago wamurongorera ahantu ku rwego rw'uko abantu batabyumva, ntago bibaho. Ikiri ku mucyo nuko utamufatiye ku gasambi, cyangwa se ku mucyo cyuzuye naho wajya muri karitsiye iwacu bakakwihera amakuru yuzuye neza. Biri cy'umucyo neza nuko avuga ko wamufashe ku ngufu, weho icy'umucyo nuko utamufashe ku ngufu, mwabikoze mwabyumvika. Jewe nago nigeze mufata ku ngufu n'isegonda na rimwe. Sugira babara papa, irababara gufunguka kwa mbere. Uzarebe niyo ufunguye amazi aya ngaya uguze, urafungura bigaturika, tugataka. Urukumva neza. Hanyuma si yose ugiye itaratatse ngo abantu baryamye aho ngaho ho babyumve, uwo muntu yari isugi. Nsubiza aho hantu, uwo muntu niweho wamusugyungiye, niwe uraza kutubwira niba bagiye se bajya hehe. Hanyuma se byari mu cyumba cy'amasengesho, uko muri covid igenza gacake ikibyumba bitahise bifunguka, byari mu cyumba cy'amasengesho byahe. Ahubwo yavuga ngo ni inzu twasengeragamo ibyumba bitari bizafungwa.
Nese ntabwo mwavuye mu ntebe kuko yavuze yuko mwatangiye muteretanira mu ntebe, wamutereteye mu ntebe yumvisha yumvisha uzanye amagambo y'urukundo aganisha kuri ibyo ngibyo, akuvana mu ntebe mujya ku gasambi abantu bahoze basengeraho, avuga yuko kwari ukugira ngo wenda nugera ku gasambi uribuka ko mwahasengeye hanyuma none se we yafashe umwanya wo kuvuga ngo nkurere ngo mu ntebe noneho wumve mve n'ukuntu anabeshya cyane. Urwo rugo nta n'intebe zabagamo, yaba saro yaba na saramanje, hose hari hateguye imikeka. Uri kumva neza? Na mbere y'igihe, na mbere y'uko hafunguka icyumba, urwo rugo rukunda gusenga. Saro yabiteguyemo icyo bise imikeka, guhera muri saro kurinda ugera muri saramanje. Uri kumva neza? Nta ntebe zibamo, na n'ubu ngubu nta ntebe bari bagura habamo saramanje, donc habamo imikeka. Uri kumva neza? Hanyuma rero habayeho umwanya yuko twebwe twikorera ibintu bwacu twumvikanyeho mu cyumba. Ngiye narababwiye ngo ibi bintu bibaye nuza, bibaye nk'ibintu bifashe indi ntera. Kugira iwacu ndumva wanyweye essence nyinshi, ntago warenze 15,000. Wenda tubare 20. Wenda reka duspose 20, ariko kazanira abanyarwanda inkuru yuzuye, kuko iyo wageze teri bitandukanye nkuko natwe kunguko turi kuvuga aha ngaha. Uri kumva? Ikindi cya kabiri, wenda icyo ngicyo cyo nyisimbukaho, mbabwire ngo nago hari mu cyumba cy'amasengesho. Ikindi cya kabiri, hari abantu batashe ibirori byo kwakira abana b'umubatizo bo muri urwo rugo. Uri kumva neza? Iko kintu ndumva nsa nk'ugisimbutseho. Ikindi yavuze ngo yari umunyeshuri, nagubwe yigaga, ahubwo kwiga byaramunaniye, bimaze kumunanira iwabo bamugirira inuza imuwe, bajya kumwishyurira ngo yige imashini, nabyo bikazajya bimunanira, agatoroka ikigaho yigaga za Muhura. Uri kumva neza? Aho yigaga za Muhura. Hanyuma rero akajya muri ayo mafuti nk'ayo ngayo. Mu kigo yigagamo nibwo bamwirukanye, ahubwo aragenda beshi wabo ngo amasomo yararangiye. Uri kumva neza? Nibwo yatangiye ibintu byo kuzajya yinjira mu gusenga. Ibyo bihe byose dusenga, buriya nawe ni umuhanuzi, yuzuraga umwuka, yamanuriraga ametse mu mugongo. Ku rwego rw'iwabo bamenye yuko atwite, akibabwira ngo ni ngewe, baramubwira ngo nago n'ubundi ibintu byanyu byo guhanurira abahungu ngo nk'umubahetsetse mu mugongo byari kubasiga amahoro. Niko bamwibwiriye, kuko iwabo urumva babaherezaga amakuru yose y'ibiri kuba. Yes, yaramanuriraga kameme, yari umuhanuzi nanjye ndubundi. Hanyuma rero bizaza kuba ngombwa yuko ibintu bigenda gutyo. Amaze gutwita yaraje arabimbwira, mfata undi muntu umwe, wenda tutaragira aho gutwita, bakubwira ko yari yaje mu kirori, kuko umunsi twebwe twasengaga ariko wa kabiri ku manywa, nabwo kandi nabonekaga nyuma ya saa sita nje kwakira abashyitsi, harangiza nkahita unsubiza umuyobozi wa gahunda nanjye nge nkasengaho gatoya, saa 10 ubundi nkahita nzamuka nkasubira mu kazi. Uri kumva neza? Urumva ko bazanaga bahitaga bataha. Icya kabiri cy'umucyo neza nuko avuga ko wamufashe ku ngufu. Weho icy'umucyo nuko utamufashe ku ngufu, mwabikoze mwabyumvika. Jewe nago nigeze mufata ku ngufu n'isegonda na rimwe. Iryo joro n'abantu baho ngaho bo muri urwo rugo, n'umusaza aza kutubwira ngo hindutandukane, umwe ajye kuryamukwe n'undi aryamukwe, barahari bose. Bibaye seriye twazajya gutera kamera muri urwo rugo nabagamo. Muri kumva neza? Nago yigeze Debora niyigeze arongorerwa mu cyumba cy'amasengesho, ahubwo yarongoye habaye umunsi mukuru wo kubatirisha abana b'urwo rugo. Hari kindi mbazaho ambo umaje kumutera inda rero, ndagira ngo duhite tugaruka ku mubano wawe nawe umaze kumutera inda. Noneho rero amaze guterwa inda yaraje arabimbwira, kuko ubwo urumva twakoze imibonano idakingiye. Akibimbwira ntabwo ngewe nabyihereranye,
naramubwira tuzazeze ku kazi ubimbwire nta kintu bitwaye. Aza ku kazi aho nakoraga, ababwira ko ashaka njye kuko kugira ngo ungereho byabanzaga kugira ngo uce ku marembo yo ku kazi ubabwire uwo ushaka. Hanyuma baramamagaraga nkaza muri biro tukavugana tukaganira, hanyuma umuntu akavuga icyo ashaka. Umupolisi wari uri ku kazi uwo munsi yaramamagaye arambwira ati ngwino kuri biro hari umuntu ugushaka. Atangira mbaza ngo uyu muntu uramuzi? Ndamubwira ati ukuye wowe uje vuba. Uyu muntu yajyaga azana hano no kundeba ni inshuti yanjye. Bati rero azanye ikibazo cy'uko wamuteye inda. Ndavuga ati se yabaje kurega ngo mwarabisezeranye, yaraje aje ukubikubwira imbona nkubone nk'uko wabimubwiye, nk'uko wabimusabye. Ndamubwira ati rero njyewe ntazajya nza mukambwira uko byagenze. Muganga arambwira ngo ikiba gikomeye ni ukuboneka bwa mbere, ariko ubwo bwa mbere wabonetse ibindi byihorere n'iby'umugore. Uri kumva neza? Urumva ko yipimishije, cyangwa se no kwa muganga bamwakiriye nk'umuntu ufite umugabo, ntago bamwakiriye nk'umuntu. Ariko abakobwa bibagirwa vuba man, ntago bamwakiriye nk'umuntu udafite umugabo, bamwakiriye nk'umuntu ufite umugabo. Uri kumva neza? Ahangaha ndagira ngo wenda tuze no kwihuta. Hari ikintu maze kubona. Yaravuze ngo ntimwigeze mukundana. Ngewe uko wenda maje kubyumva, mushobora kuba mwarakundanye ahubwo ataragukundaga. Nabyo byashoboka, ntawamenya. Hanyuma rero ubwo byabaye ngombwa ko abyara. Iwabo nari nababwiye ikibazo mfite, mbabwira ko narabona amafaranga. Barambwira ati humura, aho uzayabonera uziyaranja, mpfa kuba ibyangombwa byo kwandikisha umwana wabyohereje. Iyo yabyaye rero, kuko urabizi ko iyo ugiye gutaha mu bitaro barabanza bakakubaza amazina y'umwana. Mbere y'igihe twari twaravuganye yuko umwana nzamwita Cyubahiro, nawe aravuga ngo agiye gushaka irindi zina, azana Pacifique. Bivuze ngo umwana yitwa Cyubahiro Pacifique. Pacifique ni umugore wari mwisi, nanjye mwitwa Cyubahiro. Uri kumva neza? Hanyuma rero birangira bamubajije n'ibyangombwa by'umugabo, aramamagara arabimbwira. Hanyuma rero abo twasenganaga nabo babyeyi baho nabaga bafata umwanya wo kujya kumusura mu mwanya wanjye nk'umuntu utarabona ubushobozi. Baragenda baramusura, banajyana irangamuntu yo kugira ngo bandikishe umwana mu bitabo byo kwa muganga. Iki kintu mucyumve neza, abakobwa bibagirwa vuba. Hanyuma birangira rero bavuye kwa muganga barataha. Bageze mu rugo nsigara nanjye ndi kurwana ishyaka ry'ukuntu nzajya kubasura mu rugo. Njye nivuganiye na mama wiwe, ndamubwira ati ko nshaka kuza, ngira inama nk'umuntu, ndaza gute w'umubyeyi. Arambwira ngo za uko wifite nta muntu uri bugutera amabuye. Ndagenda ngura igitenge ahantu kwa pasiteri iwacu bacuruza, n'izi saha baracyacuruza, cyare yari. Uri kumva neza? Nyishyura 12,000. Ngura akanuza ka Pepsi, yego izi ngizi z'abana, agakarito kose. Ngura imiti 2 y'isabune, ndi kukubwira ubwo mu bushobozi hari mfite. Ngura ibicupa 2 bya Gikotoro. Uri kumva neza? Ndangije babimpakingira ahantu, nitwaza n'10,000 ku ruhande. Sinigeze ngenda ngenyine, nafashe uwitwa Mupenzi, mfata n'uwitwa Gasigwa. Mupenzi aduheka kuri moto, mbwira n'undi mubyeyi wo hafi yaho ngo tuze kuhahurira, tujya kureba Debora. Iwabo baratwakiriye, twagezeyo bari bahamagaye na mukecuru wiwe, ubwo ari we kaka wiwe, nawe yari afite amatsiko yo kureba umuntu wabizaje umukobwa wabo. Ngezeyo ndabahereza ibyo mbahereza, barananezerwa donkekekena cyane. Ubu ndi gushaka
kuko icyo gihe njye nta tacici nari mfite ndi gushaka umuntu wadufotoye ko yaza kumbonera, ko yazambonera amafoto twifotoje njyewe ubwanjye nagiye guhemba Debora. Uri kumva neza? Hanyuma zarangiye mbahereje ibyo 10,000, ndavuga ati ni uku nguku ko kumagaze. Mama arambwira ati Imana iguhereze umugisha, burato turi burebe ibisabwa mu mwana, muhereza inoti ya 2 n'undi nawe baramuhereza. Nyine ngira ngo urabizi ko iyo ufashe umwana uramufumbatiza. Urebye twahasize ushizeho nayo ngayo 10 nabahaye, urebye ndahasigaye nk'ibihumbi 15 ushizemo mama nayo bahaye umwana. Turongera baraduherekeza ubundi turataha. Tukiri aho ngaho wenda uwo munsi uramusuye, ababyeyi barabizi, bamubonye nawe bakubonye. Nyuma y'icyo gihe hari ikindi gihe wigeze wafasha uyu mugore wawe wari uguhekeye umwana kugira ngo dute tunagana no ku musozo nyuma y'icyo gihe rero ngewe nta kindi cyakurikiyeho, habayeho kwandikisha umwana. Hanyuma rero ibintu byo kwandikisha umwana bisa nk'ibiza mu matiku, wagashaka ngo umwana tumwandikishe mu murenge wabo wa Kiziguro, nge ngashaka ngo umwana tumwandikishe mu murenge wa hose avuka ari we ngewe. Hanyuma birangira ngewe donc tutanabyumvikanyeho n'irangamuntu nuza wari wayitwaye yari yarabonye akazi i Rwamagana, hanyuma arayitwara. Ariko igihe cyarageze arayohereza, arayizana irangamuntu yanjye. Habaho kujya kwandikisha umwana, aramuzana iwacu ku murenge, iwacu neza kuri polisi, kuko iwacu polisi, umurenge, akagari, ibitaro, sako, byose biregeranye. Uva hano ujya, uva hano ujya, uva hano ujya. Tujya kwandikisha umwana. Tumaze ubwo kwandikisha umwana, urumva ko ubwe yararakaye, ajya kumwandikisha iwabo, amwandikishaho irangamuntu ibonetse. Namubwira ati ngwino twandikisha umwana iwacu. Arahaguruka araza, aza yarakaye, aza yabyimbye, mbese ibintu yabigize intambara. Mereza etanse ushinzwe kwandika abana, ndamuhereza, barabanza bamukuraho umwana, hanyuma bamushiraho na nyina bamushiraho, nyuma umwana yandikishwe iwacu. Yari yaramanje kumwandikisha wenyine. We wenyine. Hanyuma uwo munsi yanaje, ni nabwo nayisese mubwira ati rero ngewe ibintu by'igiciro nibagwa ikiciro utarubaka, nanjye ndacyari ku kiwacu. Ubwo uragenda waranje wanyu urebe ko bizakunda. Ahita ambwira ngo bamushize ku kiwabo. Yagiye avaho ngaho, yagiye ajyanye amafaranga. Sinkubeshye duraho ndahanga, nafashe 6,000 kuva iwabo, kuva iwacu ujya iwabo ni 2,000 na moto. Urumva ko namuhaye 6,000 bingahe? 6. Ne mituweli arimo, nayo gutega arimo, aragenda. Kuva icyo gihe rero habaye umwanya wo kuzajya tuvugana. Nyuma koko tuvuye kwandikisha umwana, nagiye waba inshuro 2. Uri kumva neza? Ibyo ngibyo byo bivaho. Inzi Kigali, ingeze Kigali, unsubira iwacu, njya gukora mu kazi k'amashuri ko gutekera abanyeshuri. Nabwo arahansanga, ubwo twandikiranwa yuko azajya, urumva munahembwaga 20,000. Tuvugana ko azajya atwara 10,000 bya buri kwezi. Urwandiko twanditse uwo munsi mu kigo ruracyarimo. Uri kumva neza? Bwuko azajya ahabwa 10,000 bya buri kwezi. Rero ngarutse i Kigali, icyo gihe nibwo Garasi amamagaye, yarafunguye hahandi icyumba, nibwo komunikasiyo zahise zibura ngewe na Debora, zongeye gusa nk'izigaruka. Ubu ngubu ajya mu itangazamakuru, kandi mbere yuko ajya mu itangazamakuru nabwo navuganye nawe, kuko Pastor Claude niwe waduhuje. Urumva ko nta nomero ziwe nari mfite, nawe nazanjye yari afite. Ahubwo yabonye ikiganiro cyanjye na madamu, kugira ngo afate izacu, ahita afata za Claude ngo
amuhamagare amubwire yuko yambuze nta kintu njya amarira umwana. Korode aradufata araduhuza, hanyuma dusa nk'ababisezeranaho. Aramubwira ati rero nimba mugiye kubivuganaho, ubwo nusoza muri bumbwire ibyo mwanzuye. Ahangaha njyewe mafite amajwi mvugana na Debora dusezerana yuko ko tugiye gushaka amafaranga na madamu abizi nta kintu bitwaye. Bati nta kibazo. Ndamubwira ati ariko nimba byanakunda wowe wareka tukagira ibiki, wareka tukaza inkajya iwacu, kuko ku munsi wo kuwa kabiri nzajya iwacu, hanyuma rero wareka nkazafata madamu nawe tukajya kureba umwana tukareba ibyo akeneye. Ibyo bintu urabyumvishije? Hanyuma rero Debora aradushwishwiburiza, wenda nko ku kajwi gatoya mfite ahangaha habayeho umwanya wo kumubwira ati se urashaka ko bigenda gute? Ngo ntago nakwemera yuko ujya iwacu, kuko iwacu ntago baba bazi ibyanjye nawe uko bimeze. Birangira rero njyewe mwinginze ndanamubwira ati se basi waretse wamaye nimero ziwanyu nkabivugishiriza, ko namenye amakuru y'uko uri i Kigali ariho ukora, njyewe nkazajyana ako nzajya mbona nkagahereza iwanyu, ngicyo uzajya ubona uzajya ucinyuzaho nanjye nyishyikiriza iwacu. Ndamubwira ati rero manomero zabo arazinyima. Amaze yazinyima rero nibwo njye namubwira ati rero ngaho rero mu mwanya njyewe nawe na madamu duhure tuvuge uko tuzapangira umwana anajye no ku ishuri. Debora aravuga ngo nta mwanya mfite wo guhura nawe. Arangije ndamubwira ati ngaho rero njyewe ndaje ejo bundi nzikora nigira iwanyu nivuganire n'iwanyu, ngo reka mbaze mama. Uri kumva neza? Ahangaha munyihanganire nkoresha aka kajwi gatoya gashoboka. Nta kibazo, ni ukugira ngo ukuri kujya ahagaragara. Aha, nono aha hantu masobanure ni ahantu ubwe yambwiye ngo ntago njye nakwemera yuko ujya iwanyu, yuko ujya iwacu, ati si ubwo mugiyeyo mwavayo umwana wanjye akagira ikibazo. Ukuntu gahunda zimeze ama ukuntu tuvuganye, arambwiye ngo ntabwo yatanga umwana asuwe, ngo ntabwo waza kureba umwana nyina wamubyaye adahari, kuko ikibazo kivuka ubu nta muntu ukizera abantu reka wari ubizi. Arambwira atumva nimba ushaka kureba umwana turayipange tujyane we n'umugore wawe igihe nyinshi turi kumwe, ibyo kuvuga ngo uriturumbukije ngo uragiye ngo ujyanye n'umugore wawe mu rugo ngo ugiye kureba umwana njyewe n'ahari, ntabwo byakunda. ubwo ngubwo simbizi rero, ubwo umwanzuro urimo hagati njyewe nawe, ubwo sinzi igihe n'icyo tuzabitanga yo kureba umwana turi kumwe nawe. noneho icyaba cyiza kuko uvuye mu rugo uri kumwe n'umugore wawe umwana wanjye akarwara ntabwo wanyura. noneho icyaba cyiza sibyo, reka uri Kigali hanyuma ndi Kigali, reka tuzahure tubanze tuganire hanyuma tubipange, hanyuma wowe nubona umwanya uzatubwira tugende. ubwo tuzabireba. ndumva aricyo cyaba cyiza. wowe dushakira umwanya w'i Kigali duhure tuganire, nitumara ubwo twaganira tuzanakuramo umunsi tuzanagirayo, uzaba wabonye umwanya natwe tugende duhiga amafaranga, tugende dushaka ibyo tugomba gukora maze tugende. nta kibazo, tuzareba. sawa. Ahangaha ko mwari mumaze kuganira, mumaze kwemeranya yuko muzahura mugapanga, hanyuma mukajya kureba umwana uri kumwe nawe ndetse n'umugore wawe w'isezerano. Ubona ari iki cyamuteye noneho guhita mu itangazamakuru? Noneho urumva ko twebwe twari twabipanze, uyu munsi twavuganye ariko umunsi wo kwa kabiri, hanyuma ubwo urumva ko byari ku munsi wo kuwa mbere
madamu azi tuzajyana mu rugo kumwerekana ariko umunsi wo kwa kabiri. Hanyuma rero nibwo yamenye yuko umugore namujyanye iwacu, kuko Claude ubwo urumva koko n'aya majwi narayamuhaye y'imyanzuro twafashe, amwima ikiganiro. Aramubwira ati nimba mwasezeranye ibintu ntago wajya gukora ikiganiro umugabo mwasezeranye ibintu kandi mugiye gukora mwembi. Umukobwa rero nibwo yahise abona ikiganiro kwa Justin kirimo ko kutuvugaho, ahita afata nomero za Justin rero ahita amuhamagara. Uyu mukobwa no kuvuga ngo niwe wihamagariye itangazamakuru kuko icyumweru unavuganye nyimo nawe ibi bintu, urumva mva ko yari yatubwiye ngo araje dushakira umwanya duhure. Urabyumvishije? Nago yigeze abikora, ahubwo yahise ajya mu itangazamakuru. Uri kumva neza ibintu twabisezeranye. Aha reka twebwe tuzamwishakire tumubaze impamvu yaje mu itangazamakuru. Ahubwo duhita tujya kuri undi mukobwa, niba ari umukobwa niba ari umugore. Ni n'umugore w'abana 3. Harya ni Umuhoza? Yitwa ngo Uwase. Yes, Uwase. Duhita tujya kuri Uwase nawe waje agaragaza yuko nawe kandi nawe mufashe ku ngufu mwarangiza nawe mukabyarana. Hanyuma nta kintu nsa nkaho gikomeye mvuga ko kuri Uwase. Uwase nzakivugaho mu yindi minsi yindi izaza, ariko ntago nareka gusa nk'umuvuga kuko yaratangaje, kuko ibonano ryanjye nawe ntago namenye Uwase gutyo, nta wundi muntu bigezemo uruhare, kuko urumva ko twaranasenganaga no muri groupe. Kabiri, igihe numvishije yavugiye yuko namufatiye ku ngufu, icyo gihe nabagaga mu Bugesera, nari mfite akazi ndi umusekirite, ntago nabonekaga nijoro no kumanywa, nta nubwo bwo nabonekaga, nari ishinzwe ibyinjiye n'ibisohotse. Abantu bo mu Bugesera Imaranyundo barahari, bari bubyibuke bandike muri komenti bavuge ko batanze. Hanyuma icyo gihe basengaga ari ku munsi wo kwa gatanu ku manywa. Natangiye kuza guterana hashize amezi 2 banzaniye undi mukozi wundi uzajya dusimburana agakora amanywa, ariko nanjye nkaba ndaho ngaho nk'umuntu ushinzwe ibyinjiye. Yes, tukanararana iki ijoro. Bivuze ngo ninjoro ntago nabonekaga. Nabwo ubwo no kwa gatanu bamaga uruhushya, natahaga amateraniro atarangiye kugira ngo nihute nsatira akazi k'abandi. Rero nabihe nigeze mvuga ngo nabonanye n'Uwase ibyo bihe yavuze. Ikindi cya kabiri, njyewe ubwanjye nyimara kujya mu Bugesera, Uwase nibwo yahise acyura umugabo w'umunyonzi ari nawe se w'umwana. Uri kumva barabana. Ugiye kutubwira ko mwana wawe na Uwase afite undi se, kandi Uwase ubwe yaburetse yo kubitubwira ubwe atubwira yuko anavuga yuko umwana ari uwawe, kandi dukurikije Umunyarwanda aravuze ngo nyina w'umwana niwe umenya se w'umwana. Yes. Hanyuma rero njyewe biriya yaje avuga ngo ni njye se w'umwana, n'abantu bo muri karitsiye atuyemo barabizi ko atari njye se w'umwana. Babishingira iyo uvuze ngo abantu bo muri karitsiye mujya kuryamana ntabwo bari bahari, kuko barabizi neza ko ibyo arimo avuga abeshya. Barabizi pe, barabizi ko yanakabaye yaranaje kera. Njyewe ubwanjye nkimara gusaba imbabazi kuri Zaburi nshya, ahubwo abaturanyi bapanga iyo nama. Reka nkumvisha hano bamaze gupanga inama. Ayipanga nande? Bamaze gupanga inama we na Garasi n'abandi bantu bakeya bareri bahari, ngo bahaguruke ngo bazeze ngo kunserereza yuko naryamanye nawe, kuko ngo nanjye ngo nasherereje Garasi kandi nta musherereje. Kanumve karere ngiri okay. Etse gatoya nze dutangira hanga twagiye kandi umenyekana umenye uwo uriwe. Oya nkoze uravuze ngo ugiye ngo kunwikira.
umva ndaje mu kujyana uretse uraje ahubwo ugiye kukubaho. ahangaha ni nyuma mvuye gusaba imbabazi kuri za buri nshya nta kibazo ni wase Ibintu wakoze n'ukuntu mami yanyinginze nkaza kugushyira hanze ugiye kukwanika. nta kibazo ibyo ngibyo. Umva ubwo bufaranga bwawe bufite bugatuma usara mu mutwe nta n'iminsi uri buyamara nayo ngara kubera inyatsi. nta kibazo. Cyakora kugira ninda habe no kuzana n'igiceri cy'icumi koko mbega umugabo. nta ribi rwose. Umva ngase ndemeraho mwana mpayindeza. mbere kandi ugiye kujya kwanika gera nyine ugiye kwanika nta kibazo. Mururumbugira se wayatanga namumva n'urumbugira ntiwabikwemerera. nta kibazo mama nimba banakugira iyo nama ugenda ubishyire mu bikorwa nta kibazo. Ngerega ndi mukuru ndegeje aho umugejeje nawe umva mfasha agakino. oya nta kibazo nimukajyemo Esha umva mbigo umugabo mukajyemo kabisa bikagenda. nabi Yego sawa naribi wowe uvuga ibinyoma ariko nyine naje ngaragaza ukuri kwa uri w'abanyawe. nta kibazo kabisa. maze uzi kwihagararaho nk'iki. numvise wabyumvishije ahangaha aragira ati ngaho se mwana mindezo niba umwana atari uwawe kuki utahise umubwira uti ndatanga indezo y'iki kandi umwana atari uwanjye. hanyuma urumva inkuru nk'iyiraje ije gutyo uwo mwanya ihise kwikubita hejuru impamvu ngiye nta kintu nahise ndenzaho uwo mwanya ahantu hari hica iyi telefone bakoresheje amamagara ni iy'umukobwa wundi witwa Garase nawe usenga muri groupe w'inshuti n'uwitwa Rosine uriya uyobora amateraniro wayoboraga amateraniro ibyumba bitarafungwa. hanyuma aho hantu hari hariyo Garase ariwe mami wabo cyangwa se mami wacu, hariyo uwitwa Yvonne, hariyo uwitwa Daniel n'umugore, hariyo uwitwa Garase nanone, hariyo n'uwitwa Rosine. hanyuma rero Garase aricara abwira wase aramubwira ngo nta mpamvu zo kugira ngo umuntu amagurukire n'ubundi na mbere narabikubwiye ngo abantu bazi ko yajyaga agenda ahangaha numubwira yuko inda ariye n'abantu ntibazabihakana kuko bazi ko yajyaga agenda ahangaha, ahubwo nushaka unagenda ushake buryo ki ujya kwica iki umurenge wiwe. uri kumva neza? wase arangije aramamagara arambwira ati ngiye navuganye na mami kuri WhatsApp, arambwira ati ngewe mvuge ko ari wowe wanenda nze nica umurenge kandi nta kintu na kimwe byamarira. uri kumva neza ibi bintu mu bitega amatwi? hari ahantu yavuze ngo namuhaye 10,000. uri kumva? ngewe narahagurutse njya kubaza wase ndamubwira ati ariko ko naje nkaba naravuye mu kazi ntunyicazeze ngo mbwire ngo naguteye inda ukaba ushaka kujya kunyicura umurenge bizakungura iki? ngewe ndicara dupanga ngewe n'uwase turavuga ati nimba igihe gishize Garase nta kintu yakumariye ubu ngubu ukuba ushaka kujya kunyicura umurenge harereka nkureba utaratanga n'ikirego cyo kunuza cyo kwa pasiteri ngo uhagarikishe ubukwe, ubu ngubu ubufaranga ashaka kuguha bugire butume uza kunyicura umurenge ninda atari yawe atari yanjye ngo nuko ngo madamu wanjye yanze yuko amubera marene. ibyo yabikoreye yuko madamu n'itorero n'Imana ntabwo byari byemeye ko Garase aba marene wa madamu. Garase biramubabaza, bimubabaje ahita apanga iyo politiki yo kwica umurenge. ngewe nicara n'uwase arambwira ngo yamwemereye 10,000. wase ndamubwira ati rero ibi 10,000 byituma ujya kunyicura umurenge unambeshyera, ahubwo yafate nanjye reka nyaguhereze. ndamubwira ati reka nanjye nyaguhereze yakire. ndayafata 10,000 ndayabara ndayamuhereza. arangije arambwira ati rero turapanga
aravuga ati ngaho rero ugenda ushaka ikintu kiri butume mami atamenya yuko njyewe nabigizemo uruhare yuko nabikubwiye. abantu bose nari mfite WhatsApp, nahise mfata SMS ndayandika ya WhatsApp, ndafadinga bose ndabohereza. Yari yanditse ngo kubw'impamvu itunguranye umurenge wa Byiringiro na Diane wari kuzaba itariki zinizi, wahindutse tuzabamenyesheza itariki undi murenge uzabera. Grace ahita togota anahamagara madamu ngo tumenye ngese ngo habaye ngikeke ngo kibazo ngo gitumye ngo muhindura umurenge, ngese ngo mwambwiye rere. Donc tumwima makuru nk'umuntu nkanjye njyewe wigereye tere y'ibyo ari magambana ngo bibe. Uri kumva neza? Yera amazi iminsi avuze ngo ndababaye cyane ngo kuba Jeanne n'umukobwa babanye warezeze n'abari abana, ngo kuba Jeanne anciye mu myanya y'intoki, ngo naroje akaba ashaka kunca mu myanya y'intoki ngo bubake urugo kandi narabishakaga. Uri kumva neza? Birangira rero Grace tumukinnye ako gakino kameze gutyo, tumwaka donc ntiyamenya uburyo amakuru afatitse. Birangira rero n'ibindi byose bibaye, umurenge wabaye wase abizi, ubukwe bwabaye wase abizi, nerekanwa bwa mbere n'ubwa kabiri iwacu bakwerekana gatatu. Izo ncuro zose yabaga azizi. Kuki ataje ngo yice ubwo bukwe? Hanyuma rero njyewe nanzura mvuga ngo ibi byose byawase byo kuvuga ngo namuteye inda nakagambane, kuko nigeze nubahiriza izo Grace. Mbibutse iki kintu, mwibuke ko nagiye gukora ikiganiro ku Ikaze TV kivuganira Grace ko byari bibaye. Mvuga ko twari tugiye gufata Grace ku kibuga cy'indege, kandi atari Grace ahubwo ari marene wa Grace. Uri kumva neza? Donc nseseka mutuntu dusasa nk'uturengera nde Grace, ariko abantu ntibabimenya. Mbonye ko ibintu ngiye bizankoraho niyambura ngo yihakiri kare njya kwisabira abanyarwanda imbabazi y'ibyo natangaje. Biramubabaza rero. Ese Grace imene wase yakwakaga indezo mutarigeze muryamana? Rumva ntago kuko kari agateguye umwanya bakoze, ntago yari kukureka kuvuga ibyo bintu. Kumva neza? Aha ngaha reka mpite none ingaruka. Muri audio yavuze ngo bitewe n'ukuntu wahagurukiye mami, bigaragara ko muri no misi usa naho ari bwo uhagurukiye mami, kandi iyo audio uko dusobanuriye ugaragaje yuko ari iya mbere y'ubukwe. No, iyi audio ni ejo bundi njyewe majijeje gusabira abanyarwanda imbabazi, maze gusaba abanyarwanda imbabazi yuko ko natangaje ibitari byo ku Ikaze TV. Nsabye imbabazi kwa Zaburi nshya. Izi swaga ziwe zo gutera ivi zaratangiye ni ejo bundi. Ubundi wase yakabaye yarahagurutse mbere, kuko nibwo bamupropose. Hanyuma abaturanyi Grace akigenda bahise bafata wase baramubwira ngo ko tuzi neza yuko natwe duturanye ahangaha, nuko batakwemera ngo bafunguke bavuge. Abari abaturanyi bafite amakuru yose yuzuye gatanu ku kandi, apana njyewe. Baramubwira ati se wowe urashaka ko tuzi papa w'uyu mwana kajyaza ahangaha akanarara akanaguhahira, ko n'amazina Grace yamwise, uko umugabo yaje akanayahindura akanamwiyandikishaho. Nuramuka uvuze ko Roje ari we waguteye inda, uyu mugabo urabona hari ikintu azongera kugufasha? Wasahita kwama gutyo rero, ahita yumvira abo ngabo niyaza. Ejo bundi rero icyatumye aza, Grace yasubiyeyo aramubwira ngo narakwinginze urabyanga, ariko ubu ngubu nje kukubwira ngo ibintu byose gatanu ku kandi umugabo yagukoreraga njyewe nzajya mbikora
apfa kuba yarandikishije umwana, ariko ugenda uvuge ko Roger ariwe waguteye inda, ni ngewe uzajya ugufasha buri kintu cyose tape kwa tape umugabo yagufashagamo. Wase nubwo yahagurutse araza naho ubundi yari yarabyanze. hanyuma iyi mipango wagiye utubwira yapanzwe na Garasi, ku wabaga udahari ubwirwa n'iki iyo mipango yabaga yapanzwe kandi yarapangwaga udahari? Nabaga nahari, ariko mu babipangaga, mu bari abo bantu bose bapangaganaga amakuru. Umunyarwanda yaravuze ngo ntawangwa na bose, niko umunyarwanda yavuze, babavagamo bakabivuga. N'ubu vuba ahangaha mu bantu bari mu bantu bapangaga ibyo bintu byose, izo nshuro zose vuba ahangaha nta gihindutse, nawe muramubona kuri iyi mihanda, araza kubabwira iyo mipango yose, araza kuduha ukuri. kuko uwo muntu yari ari no mu bantu badufashije gutera ivi Garasi, nawe yari ahari. Bivuze ngo araza vuba rero kubahereza ziriya nama zose aho zabereye, no kwa Wase yari ahicaye, yari ahari. Yes. Hanyuma rero upiki na Garasi gituma